ibyo kurya byagufasha kugira uruhu rwiza kandi runoze. Ari abagabo n'abagore, twese tuba twifuza kugira uruhu rukeye kuko ni kenshi twifuza uruhu rwiza ndetse tukanakora ibishoboka byose. Bamwe twisiga amavuta anyuranye, abandi dukoresha imiti itandukanye yaba iyo kwisiga cyangwa iyo kunywa ngo tugire umubiri ukeye kandi unoze. Nyamara ariko burya ibyinshi umubiri wacu ukeneye ngo tugire uruhu rwiza ntibiboneka mu miti, ahubwo biri mu byo turya umunsi ku munsi. Kugira ngo ugire umubiri mwiza unoze kandi ukeye ugomba kurya amafi. Ubusanzwe abantu benshi ntibajya batekereza ku ifi iyo havuzwe ku bijyanye no kugira uruhu rwiza. Nyamara ubwoko bwinshi bw'amafi nka mackerel, salmon, tru na herring bikize ku binure bya omega 3 acid. Iyi ikaba izwi nka cholesterol nziza. Ibi binure bifasha mu kurinda uruhu rwawe imirasire y'izuba yarutwika kandi bigabanya ibyago bya kanseri y'uruhu. Ibi binure kandi bifasha amatembabuzi kugera mu turemangingo ndetse bigabanya ububyimbe bw'uturemangingo two ku ruhu. Kugira ngo ugire umubiri mwiza unoze kandi ukeye ugomba kurya imbuto z'ibihaza. Imbuto z'ibihaza bamwe babyita ibihaza muri rusange, abandi babyita imyungu cyangwa se amadegede, ku buryo hari n'ababyita akabyiniriro ka mukomanyari. Izi mbuto z'ibihaza ni ingenzi kuko zirihariye ku kuba zikungahaye kuri zinc. Uyu ukaba ari umunyu ngugu wihariye mu kugira uruhu rwiza. Zinc ifasha uturemangingo tw'uruhu kwisana, igafasha mu gutuma ikigero cy'ibinure byo mu ruhu gihora hejuru. Ikindi kandi zinc ifatanyije na vitamine C byongera ingufu ibice binyuranye by'uturemangingo. Izi mbuto ushobora kuzikaranga ugahekenya nk'uko urya ubunyobwa cyangwa ukazikoramo ifu ikorwamo isosi. Kugira ngo ugire umubiri mwiza unoze kandi ukeye ugomba kurya amacunga n'indimu. Ubusanzwe indimu n'amacunga, mandarine na cungwa ndimu n'ibindi byo muri uwo muryango niyo soko ya mbere ya vitamine C. Iyi vitamine C yitwa kandi ascorbic acid. Iyi ni ingenzi mu ikorwa rya collagen. Iyi ikaba ariyo poroteyine igize inyama zacu, imikaya, imiyoboro y'amaraso ndetse n'uruhu. Si ibyo gusa kuko iyi vitamine birazwi ko ari ingenzi mu gusukura umubiri, ikanarinda gusaza k'uruhu no kuzana iminkanyari, ku buryo inafasha mu gukira vuba ibisebe. Kugira ngo ugire umubiri mwiza unoze kandi ukeye ugomba kunywa green tea, thé vert. Icyayi cya thé vert kibamo tannin, ikaba ifasha mu kurwanya iminkanyari ndetse tunasangamo ibinyabutabire binyuranye bifasha mu kurinda kanseri y'uruhu. Kugira ngo ugire umubiri mwiza unoze kandi ukeye ugomba kurya amande. Ubusanzwe abenshi tuzi ko amavuta ava muri iki gihingwa almond oil adufasha mu kuvura amaribori. Si cyo cyonyine kuko imbuto za almond zikungahaye kuri vitamine E, ikaba irinda uruhu ingaruka mbi zaterwa n'izuba. Iyi vitamine E kandi dusanga muri aya mavuta ifasha mu kurinda kanseri y'uruhu ndetse ikanarinda uruhu gusaza. Kugira ngo ugire umubiri mwiza unoze kandi ukeye ugomba kurya amavuta ya elayo. Aya mavuta ya elayo agirira uruhu akamaro haba imbere n'inyuma.
Aya mavuta afasha mu kurinda, kugabanya no kuvura ububyimbirwe bw'uruhu, ndetse akanafasha mu kurwanya kwangirika k'uruhu imbere ahafashe ku nyama. Kuyisiga by'umwihariko birinda iminkanyari n'uduheri twa hato na hato, bikanatuma ugira uruhu rutoshye. Kugira ngo ugire umubiri mwiza, unoze kandi ukeye, ugomba kurya brokoli. Aya ni amashu ajya kumera nka chou-fleur, gusa ntaba asa umweru, aba asa icyatsi kandi nta bibabi biba bihishe icy'imbere. Akungahaye kuri vitamine C na vitamine E. Brokoli zizwiho kurinda uruhu imirasire y'izuba no kururinda uburozi buturuka mu mikorere y'umubiri, kuko zituma ubwo burozi busohoka ntacyo bwangije. Kugira ngo ugire umubiri mwiza, unoze kandi ukeye, ugomba kurya ingano. Izi ngano si ifarini, kuko yo agahu k'inyuma kaba kakuweho, ahubwo ni za zindi usarura ukazisesha umaze kuzitonora, cyangwa ukazisekurira mu isekuru gakondo. Umunyu ngugu witwa selenium niwo w'ingenzi kandi uboneka mu ngano, kandi uyu munyu ukomeza uturemangingo two ku ruhu inyuma, ukanarufasha koroha, bityo ntirugaragaze gusaza. Kugira ngo ugire umubiri mwiza, unoze kandi ukeye, ugomba kurya ibikomoka ku mata byagabanyijwemo ibinure. Hari amata uzagura apfunyitse usange banditseho ngo low fat milk, niyo avugwa hano, ndetse burya n'amacunda nibwo bwoko bw'aya mata. Aya mata abamo vitamine A, ihindukamo beta carotene, igafasha uruhu kumererwa neza. Iyi vitamine kandi inafasha mu gusohora uburozi n'imyanda mu mubiri. Kugira ngo ugire umubiri mwiza, unoze kandi ukeye, ugomba kunywa amazi. Amazi nubwo ariyo dusorejeho, nyamara ntiwagira uruhu rwiza utanywa amazi. Amazi afasha umubiri gusohora imyanda, ndetse akanatuma impyiko zikora neza. Kunywa amazi kandi bituma uturemangingo twuzura, bityo uruhu ntirube rwumye. Amazi atuma uruhu ruherera, kandi imikorere y'ibindi bice by'umubiri bikagenda neza. Muri make, ngibyo warya n'ibyo wanywa cyangwa wakwisiga, maze ukagira ubuzima bwiza, uruhu ruhehereye, runoze, rutoshye, rutagaragaza ubusaza, muri make uruhu rwiza. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media, ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel.
Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.